ziriza kikanaziririza hana kwaburamo abantu usaba umuntu nabura jaji we bye pati we ngwino hano yewe se murimo murabwira se ko mano go hano nana n'amafaranga ariko nana n'amafaranga ufite reka mbabwire mu telefone yawe mu telefone yawe umuntu abonye hano rero ukazana ibyo gukina aho ngaho ngaho gira vuba ngo kabyara Vaya kuzana sawa. Mace zawe tuzambara yesa karinda garuka kandi uzambaye ubutandukanye n'ibyaha ya panaro uzaguruka ambara kuri none ukajya kurya cyana we mace mashata amapanaro ahubwo Natwe abana dukunda Zirimo comedy. ese guys urashaka guhaha urashaka kugura urashaka gukinira buri kintu cyose urashaka gukoresha ibyuma byawe urashaka gukoresha amagare yawe wigura ibyuma by'amagare inkweto abana bawe bambare bajye kwishuri bajye kwiga amakaye ibyo kurya ngo n'ahandi hantu wahahira ni kwa Suderi mu banguka rwose abantu mwese muze kwihahira mw'abantu umanutse hano ku muhanda uvuye mushugi imamba turi konoshi ya mbere bita kwa veterineri ku muryango wa mbere ureba ruguru niho hantu hambere wahahira ibintu byiza kandi byizewe ku giciro gike cyane nta gahenda arahenda mw'abantu nomero ni iyi ngiyi mu muhamagare mukeneye ciao Sawa papa nidabite se cha cyane neza gace mwana ni neza gace biragenda ariko niyo byanze babisunika ariko bikagera byanze wanabisunika ariko burane baravuga ngo buriya ngo iminsi nisa ariko uyu munsi ndabona ari ibibazo gusa noneho rero byagera ahubwo se mwana nta noheri aho ngaho uza kwishakira aho ngaho niho baza gusondora cyama haka noheri mwana ndetse nagahigira dore karabura iminsi mike yego nyine ndabyumva karabura iminsi mike ariko ntago kari aho ngaho uzajya kwishakira ahandi mwana chaka ibintu bya noheri bikubibona ibintu bya noheri ndi kubibona ibintu bya noheri uri kuhagara neza ukabibona ibintu bya noheri bya noheri bari ibintu bya noheri bashyize ibi nibyo rero bituma abantu ibintu nabyo muri noheri ibi bivuze noheri ivuze iki koko ubundi reka nkwereke biriya bintu bavuze ngo ibintu ngo bya noheri ubundi iyo bafata undi munsi urumva wenda noheri bakayishyira nko mu kwa munani mu kwa munani iko mwana wenda tigiti kiyende iko mwana none se ngo urabona wayikoraye cyangwa akakubita mu kwa gatandatu ibishyimbo byeze aho ngaraha ishyize mu kwa aho mwana nakuntu twazajya mu iteganya cyo tukabwira bakabiye oya twege kamwe tuzahindura iminsi turamuka nko mu kwa karindwi wana mukareka nkwereke twebwe naho twikora mu kwa karindwi ibishyimbo twarabihuye twanabigurishije kwende mwataka twakavuga twakayihinduye n'ibisa abandi bagiye ko bameze neza ahubwo se mwana kuri no bivangura gake mwana ahubwo nanjye nanje kukureba ndi kwibaza ikintu ahubwo gire nde gukurira mwana nk'umuntu wanjye kundeba nje urandeba yi urabana ibintu bipfira twaritse agashinga kacu ngo umuntu kwagakora ngo tugiye gukizwa none bagukizwa ubuse koko tuzarya iki kuri noheri koko iki kintu ndi kwibaza cyane wanyoheje njya mu bintu by'agakiza uzana mu bintu byo nanjye wagakiza njye ugashyira hanze ubu nicuza amafaranga cyagiye natuye ahubwo ni mwachaka tangiye byo ndegere sibibona Ibana nje gukura avuga ati yena nande ko nta ufite ntacyo ufite ntacyo ndi tubipanga noheri kigeze dukora iki abandi bazicara barya inkoko indi zise n'ibyana batikure twagaza twataritse ibi bya twananye gutyo kuko nibazire ko bazatikura ibyana twicaye ne we nawe ni mukuru nawe dukora bazatikira bakagitikura nice hari nago nabyihanga nago bamuri ese namumukura baravuga ngo yamutikura ndeba amutikwa zakafita yiwe aho gusineka dukora iki wembwira icyo dukora nawe tugashaka amafaranga turashaka gutese iki kibazo ubu twabura n'umuntu dutega basi ngo tumwampe kadusubire kwiye dufata umwanzo dusubire kwiye n'ubundi nanjye icyo kintu nagitekereje kare ariko numva umutima urandisha niba ku rusongo bamushijirwa mu kibuno urusongo cyagiye nkamenye atagoka ntabwo bari kutwica uvugisha ukuri abanyarwanda turanakomera ngiye buriya uwaje cyagiye n'undi bagutimba ikintu cyasirabe tumva umugungura twagikubise mwanga ariko mwana ibisambo bikomeye uzi ko komeye burya sha uri igisambo burya uri igisambo burya urusambo ni uko uri urusambo urindegera pe urindegera rwose ikintu bagutimbereze kutazanabaho cya gisongo cyo mu kabuno sha ahubwo urushaba n'umuntu nakomera cya gisongo rusongo barukubise ndarusimbukana naripfuye ahubwo reka mwana tuve mu bintu by'imikino reka tujye kwiba ahubwo se turahira he tujye kwiba reka tubona hose turibira ku mwana ngiye kubinoshura ubu niyo bashaka bakaca izo ariko nkarya noheri akuze kari byo nanjye bazarica ariko nayiriye turashize none
ntabwo hajya habura abantu ntabwo hano habura umuntu ni n'ikintu kiza kikanaziririzwa hano ntabwo haburamo abantu gusa habura umuntu ntabura Jesus is Lord we peti we ngwino hano yewe se muri murabwira se ko mano go hano yewe mwahamagara gato iracamo se sha uri kugenda ntari uri kuvaho ukajyayo urafata ukajyahera wanye mugasantere se ahubwo se mwe mwari muki turaha nine turaha ngaha muri ibintu by'ibikaritsiye ese ko mu nzengo aho se nzengo by'ibikaritsiye mwana akabazo gatuka amatsiko shyira noheri ahangaha sa dore iminsi mikuru iregereje shyira noheri ahangaha none se noheri ngewe bafashe noheri wayashaka ikintu dufasha mwana none se ubu none se urabona yuko ariko ubundi bicamo itugaca ibintu tuvuga ibise none se urabona yuko twaramusanga tuhicariye ubu none se mwagira ngo mbafashe zana amafaranga noheri umuhanda nuwasuzana uyu muhanda bawuharurira ubuntu ntabwo ari amafaranga shyira amayi wawe ahangaha vuba oya amayi se mamayi turagendana mayi namusize wenda aho ngaho turimo turashyira mesesera za nyamuhanga nakire sanga cyangwa shyira so wanyu ako se ubundi murarinda hashyira nyoko wanyu cyangwa hashyira kiyo yewe ndi iki cyanyu hashyira nyoko wanyu cyangwa iki cyanyu murambwira ngo ariko tubundi reka nkwereke ariko se cya kigabisho nishe uhari ibintu bizahari cya kigabo nishe duwe kuneza nta kintu dupfana ntabwo ndi mukuru wanyu noheri nkunze ko bivuze neza nta kintu dupfana nkunze ko bivuze neza reka mbabwire tuza rero ushyire noheri ahangaha mbabwire dore ukuntu umeze papa kiranga urabona mu minsi mikuru kiraha zana n'amafaranga ariko nta n'amafaranga ufite reka mbabwire mume telefoni yawe mume telefoni yawe umuntu abonye hano rero ukazana ibyo gukina aho ngaho yewe we mbega ko n'ubundi bayankuyemo pe aya noheri bayankuyemo ubundi nabonaga ari nk'ibisambo kuntu byanzengurutse bizenguruka ubu nabitabira aya noheri ca nuko nyine murayajyanye nta kumwe aha cyane nakubuze uzi ko ndapfurira tuno kwambaro ari ahantu ngiye kujya mu kanya dore kano gapira karasa nabi uze kukafurira nako dore n'izi nkweto uzifucafuriza sibyo se nawe wangize umukoroni wawe urabona imyenda utarenda uri wimeze iyi myenda ni myinshi ubundi si utabikora ntabwo uri mushiki wanjye njye fura wicaye aho ngaho ubivuze ko uzajya ndundira ibyo oya ngambwira njye fura wicaye hano hameze nyine n'ibindi ntabwo ko burimo guteza nyine isi njyanye no kwihereza nyakuri kureba dore nyine impamvu igenda icyo ndikukubwira none kubyumva nawe wari kubyumva neza ndikukumva nyine impamvu ndi kubikubwira aha ngaha iyo barimo baritegura mu minsi ya noheri utabizi neza ko hano baramesa nyine urabona mukanya agiye kuyimuhereza narangara yatumurasa ako se nese turayasa se bayanitse turayasa oya uri kubabona udafura abandi ne bafura nafura oya mbabara pe utufurire kandi urabizi wowe turumvikana reba na kino gipantaro n'ukuntu kigoye oya kino kiroroshye nta nubwo gisa nabi cyane ndaje nyimesa ariko nyine ngaho gira vuba ngo kabyara ajya kuzana isabune uri kubabona uri kubabona karayafuza kiriya gipantaro sura cyo kubona ese ne mwacakasha umva binjiye mu nzu aya noheri yabonetse sha Yesu Nyanda tuzanye kiyera Babro Unawe Kandi ndawugiye ko nari nziza se wowe ko musize hano wowe imyenda urayimbaza wowe musize hano musigiye ngiye mu nzu hano nyine none ndasukaye ibise bibaho make zawe tuzambara Yesu akarinda agaruka kandi uzambaye ubutandukanye n'ibyaha ya pantaro uzaguruka ukambara kuri nawe ukajya kurya cyana we make amashati amapantaro vugisha uko imyenda uyisize hano ariko wowe wayisigaza hanze wumva ko kukugira ubwenge urabona iri he ubu ni bya bintazi ubu barajyanye nyine bashaka kuyicuruza kamara noheri nyine none se noheri nigeze ubundi
ukuntu ujya umeze urabizi namuhigisha umva nakwenda nkajya kureba nayambwa ya nubusi ikamuhigisha uruhindu urabona ari njye nyitwara ngendo bahiga nyine nabo bayijyanye ako byose ni wowe ubiteye ari njye ngiye kugura isabune oya wowe ugenda usiga imyenda hanze kandi uzi ko abantu basaze wowe iminsi mikuru yegereje wowe ibi ni ibintu nkoreye ariko reka nkwereke barambona make amashati amapantaro ahubwo sinetse n'ibyo ngibyo dore za pantaro ba Bruce Melody bajya bambara dore ngizi naziza dore ba Bruce Melody bajya bambara cyatora amapantaro ariko nyingi yejo muri debena zawe yambaye muri cyahitara bazakana Bruce Melody nibigurira ahubwo kuri make ahubwo se Diamond nagwa amaye nkunze kumazi no wetu ngazambara ngo kugeza isagaruka ahubwo se batira ko mutaza mwabantu make ntabwo wenda guhari salama bro biracamo uyu mutipe uyu niwe muguzi wa mbere imyenda papa imwe ya myenda abantu bajya bambara cyangwa n'aba Bruce Melody ntabwo duhenda papa make cyane ntabwo duhenda ni make cyane yoye natwe abana dukunda Zirimo komedi.